Uyu mubyeyi utuye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo avuga ko afite ikibazo cy'abana be babiri bafite ubumuga butandukanye. Nkuko abivuga ngahura n'akato bamwe mu baturanyi bavuga ko yabyaye ibisimba, ibi bikiyongera kuko uwo bashakanye yarahise amuta nyuma yo kubona ko abana babiri bose bafite ubumuga, bakaba yugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo byo kubura aho baba, utagira icyo agaburira abana no kubavuza, nyuma yo kugurisha ibyo yari atunze birimo ibibanza bibiri, inzu, kugera no ku ntebe kugira ngo avuze abana be. Kuri ubu ngubu ubuzima ni bubi. Umutware wanjye yabonye ko abana babaye gutya bose nawe aragenda. Ni ukuvuga ngo usibye Imana yonyine. Kuri ubu aha ngaha ndi ndacumbitse, ni umumama ari hano niwe wancumbikiye. Ni ukuvuga ngo nabagannye ngira ngo munkorere ubutabazi cyangwa se ubuvugizi, wenda mbe nabasha kuba nabagisha uno mwana nk'uko abaganga babinyemerera yuko avuwe ashobora kuba yakira. Abaturanyi batubwiye ko bagerageza kumufasha, ariko nabo ubushobozi bwabo bukaba bucyo ugereranyije n'ibibazo, ndetse bakanenga bamwe mu bamuha akato. Nk'abo bantu baha ababyeyi akato ntago ari byiza. Ngewe numva rwose n'ubuyobozi bugiye bumenya abo bantu bwajya bubahana, kuko uriya mwana bari umwana nk'abandi, aba yaravukiye ku mezi 9 ukamugira ku gise, mbega nawe ni umubyeyi nkatwe. Ubwo rero abantu baha abantu nk'abari akato, ngewe numva uwo muntu agiye anamenyekana, mwajya mudufasha rwose akaba yanahanwa kugira ngo biriya bintu bicike. Byo ntabwo byagakwiriye. Byo n'ubundi mu muco w'Abanyarwanda, niba umuntu ahuye n'ikibazo ntabwo umuha akato, ahubwo uramwegera, niba hari icyo umurusha ukamuha. Nyuma yo kumva iby'iki kibazo, twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya. Umunyamabanga nshingwabikorwa atubwira ko iki kibazo atakizi, ariko mu Kayiranga yatweretse ibaruwa yandikiwe n'uyu muyobozi asaba ibitaro bya Kibagabaga kumufasha mu buvuzi bw'aba bana. Nyirabahire Rangwida, umuyobozi wungirije w'akarere ka Gasabo ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, avuga ko umurenge wa Kinyinya warangaranye uyu mubyeyi, akavuga ko nyuma y'ahamenye iki kibazo mu maguru mashya agiye kugikurikirana. Ikibazo ntabwo ari ukubibezeza, ahubwo yaramutse atugezeho rwose nakubwiye ko tutamuburira ubufasha, kuko hari n'abandi dufasha, ariko ubwo jewe ku giti cyanje ubwo nabimenye nta kibazo, ntabwo nta kintu kibaye rwose. Ibyo ari byo byose bishoboka ntabwo twabura kumufasha, n'abandi bose turabafasha. Kandi nakubwiye yuko iyo byagenze kuri inzego zo hasi zitabashije kubibona, akaba ari twebwe turinda kubyirebera, aho niho haba hari ikibazo. Ariko hano twebwe iyo twabimenye ntabwo bitinda. Nakubwiye ko twamushyira muri direct support muri VUP, n'ubundi nta mafaranga tumuha ni buri kwezi, nubwo nta kintu yaba. Mu gihe inzego z'ibanze zishishikariza kuzamura imibereho myiza y'abaturage bakennye binyuze mu mishinga nka VUP n'ubudehe, uyu mubyeyi avuga ko we nta gahunda n'imwe yo kumufasha yigeze ahabwa. Theogene Gatebuke, Clouds TV.